Jenika TV show aho muri hose ndabasuhuje abari mu Rwanda, abari muri East Africa, abari muri Amerika, ariko umugabane wa Afrika, ahantu hose abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Twongeye guhura n'icyamamare. Bimeze gute papa cyangwe? Bimeze neza mukobo. Ni amahoro? Amahoro ndashima rugira. Kwijwi se numva none uyu munsi volume ijyagenze gute? Hari ukuntu buri muri situation isa nkaho ari mbi. Bikaba ngombwa ko ugenda pole pole kabisa. Byagenze gute se ko ubundi mpora nzi ko uhora umeze neza? Mu busanzwe life ni good. Yego. Ariko nyine iyo nibutse byatambutse. Numva ari danje mukoboye. Ese ubundi papa cyangwe uri umwana wa kangahe? Njyewe se. Njye mani ndi umwana wa mbere. Uri umwana wa mbere? Ariko biriya by'Abanyarwanda bavuga ngo ubuvivi iki n'ibiki, ntabwo mba mbyibuka. Cyangwa ubuvivi ntabwo bizi? Njye ndi umwana wa papa cyangwa banyita cyane. Bakwita cyangwa. Ntabwo uzi uri ku mwanya wa kangahe? Turi benshi. Muri benshi? Ubu se mpuye nawe wari werekeje cyangwa wari uri mu biki? Nari ndimo ndajya gusura umuniga w'inshuti yanjye. Yego. Ndabona uri ku madrip nk'ibisanzwe. Drip njye nzihoraho n'ibisanzwe. Nk'ibisanzwe. Umeze neza? Umeze neza pe. Ese izo ndorerwamo ufite mu bayita amadarubindi. Nuko mbona ari zahabu se noneho? Namukugiye. Namukugiye pe. Namukugiye. Siba imbereye se. Urasa neza kabisa. Ndasa nka bike. Urasa na bike se? Ndasa nka bike pe. Ibyo mbiheruka abantu kera nibo nakunda kumva bavuga ngo ukabwira nk'umuntu ngo urasa na bike. Nawe urasa na bike? Cyakoze zirakubereye. Genda berwa bundi. Nasari ikintu nambaye wabonye kitambereye. Nk'ubu ngubu wajya kubona ukabona abastari benshi akakabutura barakiharaje. Kubera iki? Cyangwe nakambaye. Ubu se uhagaze gute none? Ubushize duhura uruteye ubwoba. Nari nayo ubwoba. Yego. Ubu ngubu noneho ubwoba nabukuyeho. Nayo ubwuzu. Uteye ubwuzu? Wallahi nanjye ndabona uteye ubwuzu. Bilahi. Ese ko numva uvuga ibintu bya gidini ya Islam cyane ukunda kubigarukaho. Papa cyangwa uri mu mizima? Njye ndi umwisilamu. Banyita ari n'ubundi nk'ibisanzwe. Izina ryanjye rya nyaryo banyita ari. Ariko nyine nk'uko nyine izina riri kujije banyita cyangwe mukoboye. Bakwita cyangwe? Ariko iryo dini ni ari. Cyangwa uri muri babandi iyo umuceri wegereje bahita bitwaye. Abakafiri? Wallahi wasuna nyumvira. Umukafiri njyewe? Reka. Ese ubundi umukafiri iyo bavuze nk'umuntu n'umukafiri ni umuntu umeze gute? Ni umuntu reba nk'ubu ngubu hari ukuntu wenda nka Noheli yegereza. Yego. Ukajya ukumva ngo umwe ngo yitwa ngo Noheli ngo bunani. Yego. Kandi ubusanzwe yitwaga nde? Nyiramaritete. Akaba agiye kuri bunani. Akaba abese yita bunani. Ariko rero reka nkubwire buriya abantu b'abarokore. Bapipe nta muceri wabo warya. Buri wese bava mu rusengero. Buri wese atakomeza ize. Arya biroko. Yego. Ariko ubwo ngubwo iyo igifungo cyegereje turafunga nk'ibisanzwe. Ariko iyi rayidi igezemo mukoboye dukanda umuceri ahantu hose usanga umuceri bari kuwurya byadanje. Papa cyangwe none se nk'umwisilamu nyawe urabizi nk'idini rya Islam rigira inkingi 5 bagenderaho. Waba uzizi? Numvira umukobe nese ubwo nazuzi. Wasanga ubwo utazizi. Oya, ntabwo inkingi 5. Ngiye nk'umwisilamu nyawe. Yego. Iyi nuzi inkingi 5 biterwa n'ukuntu umusigiti ungana mukoboye. Biterwa n'umusigiti ukuntu ungana. Ukuntu ungana. Yego. Hari ukuntu
igikuta cy'inyuma kigwa yego ugasanga zisigaranye inkingi enye. noneho iyo bavuze nibyo bavuze nose inkingi si ubizi ko hari nk'umuntu wabaye ibwami urukingi rw'amarembo yego ibintu nk'ibyo ngibyo nyine inkingi zingahe ni inkingi 5 okay ndumva ari sawa cyane. nk'ubu wambwiye ko n'umuntu ukuzi wese azi ko uri umuhanzi, ese kariyeri yawe y'ubuhanzi mu rugo hari umuntu warabashije kuririmba cyangwa ufite nk'iyo mpano, biba bimeze gute? muri make ushaka ko ngubwira ukuntu ubuzima bwanjye bwatangiye? ubundi bibaye byiza wambwira ati cyangwa byagenze gute, yabayeho gute, yakuze gute, kuva nyine mbwira bitangiye kuva papa cyangwa yamenye ubwenge kuzamuka kugeza ubu. ngewe bundi nangira amenye ubwenge natangiye mbana na Meri na Vie ndetse na grafrero wanjye, maze noneho uko ngenda nkura ngenda amenye ubwenge nyine ariko nakundaga ibintu by'ingoma, ibintu nk'ibyo ngibyo ngakunda ibintu by'ingoma, ariko sinkunde kuririmba, nkumva ko nyine ubundi bwa mbere nagira numvaga nshaka kwikinira umupira. Nkiri umupeti nkavuga ati nshaka gukina umupira, bigenda gutyo bikura nshaka gukina umupira. noneho mama yaje kurwara nyine birangira arwaye kanseri yo mu ibere, aragenda arwara imyaka myinshi ku buryo yageze aho ngaho ibere bakarica, akajya kuba mu bitaro imyaka igera nko muri 3 cyangwa se 2 n'igice gutyo. nyuma aza gupfa, nsigarana na papa na grafrere ntabwo ibintu by'imiziki we yabikundaga, yari yarigiye ubusuderi nyine pe. yari umusuderi, ajya kwigira ubusuderi, ababungorerero kenshi, nkahora mbana na papa wenyine. nyuma nza kujya muri segonderi, ndangije mu wa 6 njya kwiga aho bita kuri GS Nyabisindu. maze kwiga kuri GS Nyabisindu nyihagira nasanze ibintu ari uburyohe, ariko kubera ukuntu nageze muri Nyabisindu numva ibintu byo kwiga ntabyo nshaka nyine, numva nshaka kwibera hanze nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. bwa mbere mu wa mbere mba ndasibiye, nsiriye mu wa mbere nangira kubona ibintu byose bidanje, bitankomereza ku bintu by'umuziki. nangira kugenda nkunda umuziki gake, maze ubundi hari umupeti twiganaga w'umukobwa witwaga Joy, ubundi niwe watangiye anyita izina cyangwe. cyangwe ni ukuvuga ngo ni umubebi wavuze ati papa cyangwe, giturutse ku kirero. hari nyine umuhanzi Juno na papa cyangwe baziye rimwe, baje mu gihe kimwe nyine corona, mu gihe cya corona. noneho corona dusubiye ku ishuri, uwo mubebe nibwo yatangiye kunyita cyangwe, kuko yumvaga ndirimba indirimbo za papa cyangwe nubwo natamukundaga pe. indirimbo za papa cyangwe atatangira nyita ati wowe uri umwana we. birangira gutyo nitwa cyangwe, ariko nyine hari abaniga nyine bigira ba Kembo batabikundaga tu. nyuma nza kubibemeza, noneho umuziki mwinjiramo fresh, ibyinuza iby'umupira mba ndabiparitse ndabyihorera. mvuye mu by'umupira banikomereje mu muziki, nkajya nangira no ndirimba indirimbo z'abandi. twajya muri EPS ubwo ngubwo, kubera ko twari dufite umushefu dukanira bya danje, ariko turi nini gato. twajya muri EPS ubwo ngubwo nidukore siporo twebwe tugahita twigendera, nkaba ngiye imbere ngiye kubaririmbira nyine uko bimeze namukugiye. maze ubundi nkaba baririmbiye indirimbo nyine za Betray, za Bulldog. ubundi ngiye nkunda umuhanzi witwa Betray bya danje. Betray hari akagoma ke wabuze se? ingoma ze zose ndazizi. ngaho mpakapera ku ndirimbo ya Betray. ibi ni bisanzwe, barakibaza ko ngo niki watanze umwanya nataye,
bawukube na zeru bazana ibishaje naraye nataye umutwe munsi mvunika rutwe yari naranambiwe kumva mungereranya na bamwe studio muri studio ndakiga ibyo nzabamena aho ndabona nabona kuko flex n'abakirije na turi ku kwezi nasanze ibi byo mubize ariko mutisa nyiri by'iminsi wigize nyirandabizi ndabareka kujya mudo uva sha ndumva ku ndirimbo uri tayari ubwo musuye ku ishuri ni drip wabaga ufite ku buryo bakwitiriye papa cyangwe wabaga nyine usara wari papa cyangwe uri ukuntu drip waba ariho nawe nuko wabaga umeze cyangwa gusa bitewe n'ukuntu wakundaga indirimbo ze n'ibyo bahita bakwitira papa cyangwe nta drip zirenze nabaga magaze kuko nibwo nari nangiye kugira nyine kuzamuka nsa nk'ugira nk'uva mu bwana nyine njya mu bantu bakuru yego sibyo kubwo ngubwo niba umuvyeyi yabaga yanyongoje akanguriraga kenshi ubwo nanjye nagatamburagamo bya danje papa nkamenya kuyihanagura bya danje kaba mata inshyushye yego nkundi byangwe bya danje bituma banyita cyangwe nanjye mpita nza kuri kunda nangira nanjye niyita cyangwe noneho tugeze mu gihembwe cya gatatu bwa nyuma ndavuga ati bundi uwakora ingoma nkagira uwakora ingoma yanjye bwa mbere niyo nayica ariko nkamenya ko niyandikiye ingoma yanjye bwa mbere iyo ngoma watangiye bwa mbere wayise nguki cyangwa se ninde wayumvisha ahita avuga ati ibyo bintu urimo abona wabishobora njyewe ingoma natangiye kwandika bwa mbere nandika natangiye kwandika ingoma yitwa bushya wampawe akapera gato kuri iyo drip nanjye nkora umuti ndeka ibyo bizibita nigire mu mujyi ngo njye nirira amagi morana n'amaniga muri club tumuzoga zimwe zitwa bazoka twavanzemo na coca twe nitwiteza ibibazo turatwika tukurinda covid twambaye mask nabyo dushinyika bidashukura mushikagiye ku ruhande nizo dushukura duhora na talent ze dutaha dukunda muzika dukunda chance ndetse na peace bikaba byinshi bitujya tugira ubusambo duhora n'ubisambo dusabwa n'umusanzu buri kandi ya trap dusabwa kuhatwika ariko nagaruka uko nyandika bwa mbere narayanditse nagiye nyine uko nzamuka ariko ngenda nyinkosora utuntu duke yene nkosora utuntu duke birangira ubaye ko nguko gikorera n'igitero cya kabiri ndayifite yanjye twabushya nuko narayisora wateganya kuyisora ryari ndamutse mbonye rare nayo ngoma yanjye nge nabanza kuko igitero cya kabiri nubwo nyine nikina ariko nyine mba nyina na papa cyane iyo ni sawa kandi wambwiye ko ibintu bya muzika watangiye bitakurimo wumva ko kariyeri yawe wazakina umupira impamvu nakundaga gukina umupira hari umukinnyi wabaga muri nuza muri beye witwaga Sarupo yakinaga umupira bya danje atsinda ibitego byinshi bituma mfana reyo ndavuga ati nanjye ngomba kuzakinana umupira na Sarupo nkajya nkunda gukina umupira bya danje n'ibiceri byanjye bya kera byo mu bwana byinshi nabimariraga mu mupira kwa kundi tujya mu nuza skuru bakavuga ati turasheta amakipe groupe A na groupe B dukina ubwo ngubwo nkaba ndashese ncetiye ubwo ngubwo niba mfite ibiceri nkaba ncetiye abandi bazi gukina baba nta biceri bafite ubwo ngubwo tugatsinda cyangwa se tugatsindwa byagenze nabi nkajya mfata n'ubukanda bukeya nkajya kwitoza umupira hariya kuri stade ngeze muri segonderi koronije by'umupira mpita mbivamo nangira kujya nkora ingoma nyine tu nangira kuririmba indirimbo za BOSCO nangira kuririmbira muri class n'abaririmba indirimbo ya BOSCO yitwa nicyo gituma wampawe agapera ejo niho hari byinshi twasangiye uburozi ndakotse sinapfa umusazi iyo tariki yarivuze ikibiriti cegeze inigi uwo mubaro yawuteye iyo umunsi avayo isto stana muvanga na starboy
fashion amida promise amaleudo yasize avuze ibyo yakoze kwivuga ibyo ati yo mu buto bwe yarabikoze none se karere yawe ya muzika bitewe n'amashuri aho ugeze wambwiye ariko ikiganiro cya mbere twese kugirana wambwiye ko ufite imyaka 30 koko iyo myaka urayifite cyangwa cyaragatwiko ko mukoboye reka nkubwire ukuntu bigenda neza ari ukuntu ababebi ubona batangiye kwikuza bya danje yego batangiye kuba basirimu twashinga munono twa hano hejuru shinga munono iyo twatangiye kubikurikirana yego bavuga ati nje ndi mukuru wa gapeti wenda ndakuruta ntabwo wanireta nkuruta nanjye naje kwita mvuga ati bya bintu byarakaze nanjye ngomba kwigira mukuru myaka tarani niyo ngiye ariko ntuzandabuze yose mukoboye none se nyuma wambwiye ko usigaranye papa na grand frère ubu nibo muracyabana cyangwa usigaye wibana njyewe nyine kubera ko ubu ngubu muri no minsi yego grand frère abakeji Vienna waba hano hepfo gati Nyabisinga yego njye nagiye kwibanira na murumuna wa papa yego aba hano ruguru mu mujyi to ubwo uri umwana w'umujyi ndi umwana w'umujyi yego mbana nawe nirira ibirayi kuko nibyo acuruza yego ubu ni uko kudasana byose nka bike niko nakubwiye ntabwo nasa nk'ibirayi nka bike usa na bike yego ubwo kwiga amashuri ahantu uyageze ku ishuri se biragenda ku buryo utsinda neza ku ishuri nyine nzamo hagati sinaba uwa mbere cyangwa se ngo mbe uwa nyuma yego hari ukuntu ushobora kuba uwa mbere bakavuga ngo banyibiye kubera n'ukuntu nihorera mu bintu by'ibisitani ngo kuri ko uwa mbere ngo bakwibiye ngo banyibiye ariko nanjye ndamutse mbaye uwa mbere mukoboye baba banyibiye pe najya kurekaramo najemo hagati baba banyibiye ariko nyine amanota ngomba kuzamura ubundi ikintu nshaka ni ukurangiza 3 ubundi biramutse bikunze nahita nikomereza wa nyundoste ufite abantu umaze kumva ukuntu ingoma zawe umaze kwiyandikira n'abantu bagenda bazumva tara bakubwira ko uyifite cyangwa uri aho gusa ubwo reka ngusetse akantu nk'umwe nigeze kujya kuvoma ku iriba nyine tuba amazi yabuze noneho hari umusaza wahaciye yumvisha ukuntu ndi gusiriba abantu bya danje noneho yabariranyijeho ukuntu acaho nanjye noneho ndimo ndaririmba acaho arahagarara yumva ukuntu ndi kuririmba aba asetse mba ndavuze ati ngo muzengu urumva mbigwamo se ndavuga ati wa mwana wikomereza aho ngaho rwose ubirimo neza yego impamvu nazacika intege mukoboye shyiramo akabaraga rero shyiramo akabaraga iga urangize nurangiza ukomereze urashaka kujya ku Nyundo Nyundoste rwose kabisa ko hariya se ku Nyundo numva ko batoranya abantu bajyayo uzarindira ko nibaza gutoranya mu majyepfo nawe wakwikozayo cyangwa wowe uzajya kwishyurira njyewe se yego njyewe bibaye ngombwa ko ndangiza bataraza gutoranya ndahita njya kwiyishyurira ariko n'ubundi baje gutoranya njye wahita ubafasha gutoranya mba perezida nkabafasha gutoranya nyine se batoranya impano njyewe impano ndayifite baba bari gushaka abafite impano kandi njye nyifite ubwo nyifite ngomba guhita mbafasha noneho bakareka kwirirwa bata igihe bashaka abafite impano kandi njye nyihagaze none se iyo registre yawe ko utambwiye ibirimo ni ibiki iyo registre yawe irimo iki registre yanjye harimo ingoma ariko nyine ntabwo ndayibonera izina ni ndende mukoboye iki ni igitero cya mbere ureba gutya akambanzana nakwereka iki cyose ni igitero cya mbere yego igitero kimwe kireshya gutyo iki gitero cyose kireshya gutyo yego noneho tugakomeza hano aka gato ureba ni refure iki ni igitero cya kabiri kikagarukira hano nacyo
ikagarukira yego. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki? bayita Yego. Drip Zina wagarutse cyangwa se Drip Zina byonyine. Drip Zina. None se wamuha akapira yaho gatoya? Agapira kaho. Yego. Drip Zina mu ba homeboys na mitino mu ba starboys singudi ngoma zose ni nyumvira jamboys abaswera bazana ubuvono mbamarira ku mu gahondo drip nkasape imihondo KGL mbarizwa igikondo bebe utagira urukundo musama bufisi yes ni peace iza kubabaza ikiri ku isi kimbona buri gihe muri benz bigushinira mbona kuri drip biza kubabaza utakigira drip uvumba amaparuga hadu bifunze we uzagira ubwoba ndacyahari nje gukora hita basane bakora ipari Drip Zina muvuga wakabye siri we shkira papa cyangwe ko numva uri tayari Wolesgiri sinashobora kuva muri pari abana bazunguza buri bagira mani na mikino turashaka bituri we ndabikubwira ndabizi ndawuze nebutazibiye iminsi ndagusiga muri so maze gukaraga ubwo kumira na mikino ndi gushaka dala abana bose bamarira kubarabara singundi zo so nzanira singunda cop nyinshi zizana ubufuri dish nyinshi zikora buslend na mikino ndi muri nshaka zese we shwira ndumva iyo ngoma izaba irenze. Izi ngoma zose niyo uziyandikira ko wambwiye ngo ufite ingoma hafi 200? Ingoma zanjye nge ninjye uziyandikira ntago nubwo nyigikoma ingoma ngo nkome ingoma y'undi muntu ngo ngubwiye nkomye ingoma y'undi muntu ni Britray cyangwa se Bulldog se hari indirimbo ye wabuze ukamakapera mezigo ya Bulldog nyinshi ndayizi nka kapera ku ndirimbo ya Bull guso niyo zimenetse imihanda ngirigara nabwo mwirigara nyinjiji divaravara kirazira kugarazera sijya magarara burya ngabihe yanjye kirazira kwicara ejisho ku mushahara nyirinzi nzara mwana shake dawe kabikora nk'amamara hashinalizera mura mu ntambara buri saha nakira message z'amabara uko bapfa tujya guhamba mena n'imikara muranzi ko anytime nanjye bajya mbara kubera imana kapoto yanyu ibira gusara kunyendo zikaze nkomeza umukandara ngayikatira wakanda iminsi tsigaje no gukora ibigaragara zero kuri time nigashaka imyaka kuri time nagasabi baba kuri time nagaruka naka na freestyle kuri cyangwa se Jayzan ndumva uri tayari ku mirongo kabisa mirongo yose nge mba tayari none se wambwiye ko uteganya kujya ku Nyundo school ubu harabura iminsi biciye ko buratoye ubu Murumuna wambwiye kuri umutoyi wanyu ubu urateganya ko muri iyi minsi tujye muri vacances unasoza nyine muranasoza n'ubundi yego ubwo urateganya iki muri kuzakora mu biruhuko mu kiruhuko bundi kineganya kuzakora ni kuzashaka dala ku buryo ntago nakwinjira imbere y'umuviye ntago nahita mubwira ati mbere ndarangije mu wa gatatu nshaka kwita njyana ku Nyundo nta kindi kintu ahita komaza ahita mbwira ati bishyura amafaranga ngahe ubwo mubwiye muri za magana avuga ati amafaranga ni menshi ntago nayekora ariko ngiye mubwira ati dore muri iki kiruhuko nakoze iki n'iki ngiki mfite ubukanda ubu n'ubu ngerera njye kwigira ku Nyundo nzamura impano kuko arabizi ko nzi no kuririmba njya mukubita n'agapera iyo twicaranye turi kuganira aho kugira ngo ki akavuga ati cyakoze cyo noneho bigeze no kunyirukana ajya school kunyitabira nyine tu na master nawe aramubwira ati uno mwana wawe mbona azi kuririmba pe ariko ntatereka igikundi azaraburiza yego rero nkumva nuko ugomba gushaka dala ngazihunika uri wakoze iki ku buryo bajya kuzana papa nari nakoze iki uri wagiye muri icyo gikundi nari kumwe n'umuniga wa undi sogokuru sogokuru twari turi kumwe nyine turikarotira yego murafatwa nimugoroba noneho baravivura twakarose tutatwikomereza turigendera tuvuga ati reka ntabwo twasubira sikuru akagoroba twari dufite job tugiye gukora
ndavuga ati ntabwo twasubiramo. nimugoroba dusanga bavivuye abari bahari nyine ko badahari bavuga baduta mu mubyeyi turamuzana nyine azana meri we nanjye nzana ziyo wanjye ko nabo twamuzaniye umunsi umwe we niwe wabanje kumuzana yamuzana nyuma nari nayirangiye maze ubundi baranyirukana noneho banyirukanye mpita nzamukana na prefe tugenda tuganira nawe yari agiye mu mujyi noneho ngeze hano i Nyabisindu gato bamuye n'umuvi yarambwira ati ko utashye iki gihe arambwira ati baranyirukanye bavuganye na prefe arambwira ati ikigoroba ndaza ku ishuri mbwire aho yari yatorotse agiye amuzana nyine baraciringa nashaka ibintu byo kundambika ngo amenagure ati ntabwo ajya abikora ibyo wanjye aritonda ntacyo namubwira. none se hari abantu ku ishuri bakomagura barabamenagura byadanje nk'abana bakani ukumva ngo watorotse ngo nari kwa kundi nyine wigira igenge ari nabwo bwa mbere ukaba urafashwe rero bakaba bagutumye umubyeyi cyangwa se ugasanga nomero za meri wawe barazifite hari nk'umwarimu nyine uziranye na meri wawe ugasanga arazifite akaba aramwiyongoje aramuhamagara ati noneho arabanza akamubaza ati runaka yaje ku ishuri ati ye yaje ko adahari byagenze ute sinzi njyewe yavuye mu rugo mbere yanjye yaje ku ishuri ati ejo ugomba kuhagera munazanye maze ubundi ukambwira ukatubwira aho yari yagiye noneho wegera mu rugo utazi ko kuri babimenye ugasanga ahubwo bari kukubaza ati nimugoroba wagiye ku ishuri nizi ngibi mwakoze iki nimugoroba ukamutera igipindi bya dani bambwira ati ejo mu gitondo tuzajyana noneho we hari ukuntu aza nyuma yawe noneho wagera ku ishuri bagahita bagutuma umubyeyi ejo ntiwaje cyangwa se waba uri mu ishuri wahejeje ukajya kumva ukumva ati meri wawe aragushaka akubaza ati kuki ejo utaje ku ishuri mukoboye bikagucanga ukavuga ati ejo wambwiye ko wize ibi n'ibi burya nari mbisi ko utagiye ku ishuri n'amasaha watahiye ndayahaze ugasanga barakumenaguye kurya bwatipfukama hariya nta rero ubwo ngubwo iyo umuntu ukuruta cyangwa se wakubyaye akubwiye ati kora iki ugomba guhita ugikora tu pfukama hariya ukagutera ibishari nka 5 ukaba urakomeje mu koboyi. ese umuntu nkawe mu kigo kuzwi ubu viyo kona akushyize hasi ibi byakubaho? ntabwo byari byambaho kuko kuva natangira kwiga yanyitabiye inshuro imwe yonyine ku ishuri rero ntabwo yari yankubita na rimwe kubwo meri niwe wagiye kunyitabira nikiga muri pirimeri twari twakoze igikundi tugeze mu wa gatandatu tumaze gususha tuba dututse umwarimu watwigishaga amahane dutashye twese badutuma umubyeyi noneho banga ko twinjira no mu ishuri ngo twabona uvuga ngo muri bumuzane meri yaje ku ishuri anjyana muri sare yaneye ibishari bya danje arahamenagura kuva ubwo ngubwo sinari natuka umwarimu utwigisha cyangwa se umuyobozi. ariko ntabwo ari byiza nk'umunyeshuri kuba watukwa umurezi, ntabwo cyaba ari ikinyabupfura. twamaze gusa ushaka kumva ko tubaye abagenzi turavuga ati tugomba kwigaragaza tutazi ko banadufungisha gutuka umurezi. umurezi ni ikintu gikomeye, ntugakore ikosa nk'iryo. nk'ubu uri ku minsi ya nyuma urimo urasoza, urabizi ko abanyeshuri iyo basoza amashuri hari igihe bigaragambya bakamenagura ibintu bitandukanye n'inifomu n'iki. si ujya ubibona ku ishuri se? ibyo ubibona nkawe ubibona gute? biriya bintu ngewe mbibona hari ukuntu ngewe ndangiza dukora exeta ya noza ya leta mu wa gatandatu abatipe barabikoze ariko nyine nkabona ko ari ibintu byiza ariko nyuma nashyira ubwenge ku gihe nakwibuka ukuntu peri hari igihe agukanira ukuntu yikaze avuga ati ndamutse ibi bintu mbikoze byangira ingaruka. noneho nkabona abagenzi ibyo ngibyo byakozwe n'abana bigaga i Nyabisindu ariko nkabona abanyeshuri twigana mu biti ntabyo bari gukora. ndavuga ati ntagereka nitahire cyakoze ikintu nakoze nanditseho kunoze nyine nandikaho bayi bayi nyine
primary yego nicyo kintu wakoze nicyo kintu nakoze ariko nyine biriya bintu ntabwo mbikunda ahubwo njyewe iyo ndangije ndeba umupeti ukiri muri ayo mashuri mvuyemo ngahita n'umuhakankubita ibiceri nkajya kubikurikirana none se nka waribizi abahanzi akenshi hari ibintu babashinja kuvuga ati injyana yawe cyane cyane babashinja b'abaraperi bakunda kuvuga ati uko baririmba ni nako bakoresha ibiyobyabwenge cyane iyo nkawe ubifata gute cyangwa ubyumva gute iyo uvuga ibyo bintu njyewe se ubundi ukuntu mbifata iyo numvishe bafunze nk'umuhanzi bamujijije ibintu by'itabi nibwo mbifata nk'ibintu bikomeye byaganje nkumva ati itabi ni ikintu kibi koko ikintu kigufungisha ni ikintu kibi kandi ukavamo wishye kuya ni ikintu kibi ariko iyo bataragira umuntu bafata mba numva nabirenze hari ibyo bintu by'amagenzi nkabona nabirenze ese nkawe nk'umuhanzi uririmba iyo njyana uri wagerera kubikoreshaho cyangwa nawe urabitinya ubifata gute nk'abantu nk'umuntu uzamuka nk'urubyiruko uri kuzamuka muri iyo kariyeri ubibona gute cyangwa ubyumva gute hari umunsi nigeze kunywa inzoga ndasinda nabwo bwa mbere nari ndaye ahantu hatari mu rugo inzoga ndasinda noneho njya gucumbika ku muntu w'iniga yanjye witwaga Direye umuntu uza nyine ukorera hariya ruguru umudije maze ubundi ararana kuko nyine nawe aribanga buhoro buhoro nanjye nkururaho gato ariko namaze gukururaho ndyama nsinzira sinaje kumenya uko byagenze sinaje kumenya ibyakurikiyeho nari nanasinze ndakunywaho gatabiho bukeya birangira nsinze nyine tu uravuga ati kuba icyo gihe mba ndaryamye ariko nanongera gukora wabonye ko atari ibintu byiza nk'umuntu nkawe nyine nk'umuntu uri kuzamuka kugira ngo kariyeri itere imbere iyo utangiye kujya mu biyobyabwenge ukiri hasi biragora gutera imbere kandi si na byiza kubikoresha winywera ka soda akayoga ni akambere mu kobo njyewe ubwo reka mbanza nkubwire gusinda ni ishaka niba ari abantu badasinda nuko nta biceri baba bafite bariya bavuga ngo ntabwo banywa inzoga nose wanywa ibyo udafite ibyo udafitiye ubushobozi ngo nabarokorere kare uzarebe umurokore wa danje n'uriyo nywa inzoga yihishe niwe buriya bari umurokore none se uravuze ngo gusinda nishaba gute se none se ubu ngubu reka mbaze nk'ubu ngubu nakubiswe naraburisha nk'ubu ngubu ndamutse ngiye nka hano mu mujyi nkaba mbonye nk'umuniga nyine yizihiwe akabanguriye nka karabiyandi nkaba nkateretse musi nabamuye nishaba se nkaba ngiye igifu none se ko wambwiye ko uri umumizirima mukoraho gute kandi nta muzirima ntabwo yemewe kunywa inzoga nyine ntabwo wajya mu musigiti wanyweye inzoga ukanywa nyine nijoro cyangwa gitondo ugiye nka darasani ukajya gusiriba iyo wumvishe udashaka kwiga uwo munsi ushaka ukuntu unywa nk'umwenge ubundi ukagenda ukirirwa gusiriba umunsi wose ntuzi ubwo gusiriba no kujya gute gusiriba se ni ukugenda nyine utera injuga abadada batera injuga n'abaniguka batera injuga ukabatera sitori za danje zikaryoha rero ukahita ugira ukahita ukora nka cya kintu ngo ntibavuga ukaba utubagisha impaga bya danje ikintu bose bari kwemeranyaho ukahita ukibahakanya ubwonko bwo batangiye biryoha ukahita ubahakanya ukabwira ati ibintu ntabwo ari byo bikarangira ikiganiro kiryoshye kimaze nk'amasaha 2 museka bya danje yavuga ikintu noneho ari seriye ukabura musetsura mubwanutse bya danje ugatora imidage ahubwo ntabwo uzi ukuntu ibintu ntamenye ibanga buriya reka n'agapfukamunwa kaje gakenewe hari ukuntu wikubitiramo igifuri cyawe ukatubishyira agapfukamunwa ntibamenye ukuntu umeze ntibamenye izawe kwanduranya turimo turasoza ikiganiro hari ikintu naba wari ukeneye kumbwira cyangwa waba nakuniganye ntakubajije waba ushaka kutubwira
ikintu naba nshaka kukubwira ni ukugushimira pe. Ubundi njye sinari nzi ko ibintu byabaho, nk'uko ubona umuntu aramfashe gutya arambonye yahise anyiyongoza ati reka tubikurikirane ibi ngibi nkagaragaza n'impano yanjye. ubu ngubu reba nk'ubu ngubu niba waranapostinze videwo zanjye sinzi wankoze, maze ubundi ubu ngubu abantu bamaze kumbona ni inyanja, kandi ntabwo nari mbizi pe, ntabwo nari nzi ko ibi bintu bizambaho. N'ubu ngubu ngiye guhita nishyiramo ibintu by'akanyabugabo, nagushimira kuba unimeye pe. Numvaga ko natajya imbere ya kamera ngo mvuge pe, nagiraga isoni mu buzima, ngira isoni bya danje. Ku muhanzi se agomba kugira isoni? Njye isoni ndazigira. Reba umuntu ugahita umugirira isoni. Wakoze ku kiganiro twagiranye kandi nishimiye kongera guhura nawe.